inshuti zacu z'akadasohoka mudahwema kubana natwe nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe mumeze ute nshuti meze neza biragenda cyane ndabona meze neza meze neza kabisa washima Allah washima subhana wa ta'ala okay twongeye twaje rero uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngabo za Kongo zishishikarijwe gufata uduce twahozemo ingabo za EAC aho ngaho niho ari akazi gakomeye kandi noneho ingabo za Kongo bazishishikarije gufata ibyo bice ingabo za EAC zari zirimo iyo bavuze gutyo nukuvuga ko ingabo za EAC ziri kugenda zidasize aho umuntu nta muntu ziri kwasigira muri make nicyo cyumvikanwa abagabo noneho ibyo bintu ni ibintu nabyo bitumvikana ubundi kiriya gihugu bari abantu baje gufasha Kongo ngira ngo bakagombye kuhita bavamo igisirikare cya Kongo kihafata ariko ni nkaho aho hantu bahajugunye hejuru ufite imbaraga hafate hayo nguko rero abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC bashishikarije ingabo za Kongo FARDC gusubirana uduce gusubirana uduce izo ngabo za EAC zari zirimo ni bande babashikikarije abagaba bakuru b'ingabo za EAC none se kugira remise reprise byabananiye bo kugira ngo babashishikarize nyine ubwo babwira okay bamwe bavamo nabandi binjira byabananiye ubwo nicyo bashaka kuvuga nuko nyine inkuru ari uko yanditswe nukuvuga ngo nukubabwira kubashishikariza harimo n'ibyo ngibyo uri kuvuga yes nukuri gushishikariza umuntu no guha umuntu umwanya ni ibintu bibiri bitandukanye okay nukuvuga ngo bari kubasensibiliza naho badashaka kuhafata none bari kubashishikariza shamwihangane rwose hari ahantu M23 itahabatanga urabyumva ibyo nibyo gushishikariza umuntu mugira ukuntu M23 hari ahantu itahabatanga ubwo wowe ni kubibona ariko njye siko mbibona njye ndumva bari kubabwira ati hariya turahavuye namwe muhajye mwasubirana ahantu hanyu byakagombye kuba remise et reprise nimwe mwadutumiye twebwe turagiye mufate ahantu hanyu twe turagiye okay ni uduce ingabo za EAC zahawe n'umutwe wa M23 guhera mu mpera za 2022 kugeza tariki ya 8 Ukuboza 2023 ubwo manda y'izo ngabo yashyirwagaho akadomo mu burasirazuba bwa Kongo ibyifuzo by'inama yihurije hamwe aba bagaba tariki ya 20 yahuje abo bagaba nyine b'ingabo tariki ya 6 Ukuboza Arusha muri Tanzania bigaragaza ko mu byagaragaje ari uko ingabo za Kongo FARDC zakwirakwizwa mu duce EAC yabagamo nyine yego byabindi kubwira bagombaga kubakwirakwiza mu twa duce zangabo za EAC zari zifite bakahita bashiramo ingabo z'igihugu ibyifuzo by'inama yahurije hamwe abagaba b'ingabo tariki ya 6 Ukuboza n'ibyandi twavugaga n'igihe umutwe wa M23 wamaze gutangaza ko utazemera ko utwo duce ingabo za leta zidusubiramo kuko zafatanyaga n'indi mitwe yitwaje intwaro nka FDR mu guhohotera abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi bahatuye kugeza ubu imirwano yubuye hagati ya FARDC na M23 ndetse iragenda isatira umujyi wa Goma ariko hari imirwano hari umuriro wa muntu oyagenda hari umuriro ku buryo abaturigoma bafite ubwoba kuko M23
ntabwo ishaka na rimwe kumva ko yatakaza aho hantu ingabo za EAC zari zihari, kuko nayo iri gutanguranwa. Igomba gusubirana turiya duce mbere yuko izo ngabo za SADC zitangira ibikorwa. Noneho nimba ari intambara bayikore nabo bafite space, bafite aho barwanira, bafite space kabisa. Inkuru ikomeza nyine tubwira ko ingabo za Sudani y'Epfo na Kenya nizo zatangiye kugenda, zagiye nyine zatangiye gutaha mu gihugu. Iza Uganda ni Burundi n'ibyendi twavugaga zizaba zisigaye muri Kongo. Gusa aya makuru nukuvuga ni intambara, ni intambara. Urumva iza Kongo zigomba gukora uko zishoboye kose zigumanye iyo myanya. M23 nayo ebana kuva yatangiye kubivuga ivuga ko nago nzemera ko iyo myanya yaririmo ijya mu maboko ya FARDC. Nibyo iri gukora. Urumva ko imaze gufata mushaki, iri kugenda iriya za Kibaya, iri kugenda za Kibaya, iri kugenda mu iyo mihanda ijya Igoma, iyo mihanda ijya gufunga za Bukavu. Ariko n'umuriro mw'abantu umwe, intambara ya danger kurwana. Yewe ngira ngo no muri utu video ndi kubashiriramo muraza kubona ukuntu amasasu ari gukubita. Ibintu bimeze nabi, abanyegoma barahangayitse. Ni ikibazo rero, ni ikibazo. Ariko se mana yanjye, nimba mwibuka ya ntambara mbere yuko ingabo za EAC zinjira hari ukuntu amasasu yacaga hejuru y'imitwe y'abaturage n'amazu, nuko bimeze. Ikibazo rero ni ikibazo. Urumva icyo gihe iyo hari intambara hari n'abaturage babigenderamo cyane, hari n'abaturage rwose babigenderamo. Ariko reka tubitega amaso turebe amaherezo y'ibi bintu. Ese none nashakaga kukwibariza mu gusesenguza bwawe, cyangwa se wowe ukubona ibi bintu, ubona iyi ntambara ari igisubizo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ubona iherezo ry'ibi bintu ari? Kuko ku ruhande rumwe ikintu tuzi M23 irashaka kugira ngo igire uburenganzira mu gihugu cyayo. Yego, abasirikare bajye mu gisirikare bagira uburenganzira nk'ubw'abandi, abanyapolitike bajye muri politiki. Ariko leta ya Kinshasa yo ntabwo ibyo bintu ibikozwa. Icyo ishaka ngo kubirukana bakagenda bakakwira imishwaro. Wowe ku bwawe ubona mu mboni yawe amaherezo y'iyi ntambara ari ayahe? Cyambere ni ukukubwira ko ntago bishoboka ko ngo umaraho umuturage w'igihugu burundu. Nukuvuga fin de fin baraza kugera aho bumvika. Kuko simbona, nago ndi kubona aho guverinoma nabo basadeke baza bakarasa M23 ku buryo irangira burundu. M23 karangira burundu nago ndi niyo babarasa bakagenda bazongera bagaruka. Ntago mbese ari igisubizo bizagera igihe, kuko nabo nugire ngo bari kwigiza ngana gusa. Bazagera igihe basubiza ubwenge ku gihe, babone ko bidashoboka, bagaruke baze mu biganiro. Bazaganira kute bibe uyu munsi, bibe ejo, bibe nyuma y'imyaka ingahe, bazaganira. Rero ngiye kubwanjye Tshisekedi ndumva wenda umwanzuro yafasha atari wo, ariko ntago tuzi nawe, ntago we kuri we wenda arumva ari wo mwanzuro mwiza, kuko avuga ngo umaze kubirambirwa, ibintu bigomba kugera ku iherezo. So reka rero turebe ko icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu wa RDC kizagerwaho koko. Yego. Reka rero dukomeze. Gusa icyo nababwira cyo ibintu biteye ubwoba, intambara noneho yasubiye rudubi, amiriraka amasasa aravuga amanwa na nijoro. Abaturage baguma barahangayitse kuko niyo target ya M23 barahangayitse. Muri M23 we ishaka gufata barebye nabi, mushwa kubyuka mu gitondo kimwe mukumva Igoma yafashwe. Rero gusa ikintu kimwe nuko M23 yo ivuga ko irinda abasivile n'ibyayo, ariko urumva iyi ntambara iri kuba ntago habura inzira karengane zibigendera. Yego. Ngayo nguko rero nshuti zacu twacumbikira aha ngaha, twagira ngo twumve neza cyangwa dusobanukirwe
ibya ziriya ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri gushishikarizwa na EAC gufata biriya birindiro EAC ivuyemo. M23 nayo ikavuga ati umva keretse tutakiriho niho muzahafata kuko hamwe zaranahigaruriye hahandi harya bahita yari ya Mushaki rero n'izindi territoire barashaka kuzikaba ariko na RDC ntabwo isinziriye n'ugusasana bameranye mbese barahanganye bikomeye. Reka rero ducumbikira aha ngaha nakagaruka ntibagire gukora subscribe share like Imana ibaha umugisha. Bye.